iwe yaje kuri social media yaje ebana yifata video hafi video y'iminota nk'itatu hari umukobwa mutoya nyine yari ari nko mu kigero cy'imyaka yari ari mu kigero cy'imyaka 25 iwe aravuga ati mu rwego rwo kugira ngo nshaka akazi mu rwego rwo kugira ngo mbona amafaranga ngewe ndi hano umuntu wese uzabona ino video ari interested yuko akeneye umwana ariko umwana utatwiswe na couple utatwiswe n'umugore n'umugabo azaze ngewe dusinyane contrat tuje mu bavoka ibintu byose tubyemeze avuga n'igiciro kiwe nto yigeze kuvuga avuga liste ya haso yakoze cyangwa utuzi yagiye akora abanyakenya ntibanagira n'isoni yageze ku kazi ko yari arimo avuga atanga ubuhamya aravuga ati ngewe nakoze n'akazi ko gutanga intanga abajene Kigali cyo muri Afrika ayo kazi ko bakavuga kuzitanga gusa azikabyara amafaranga yes muraho neza igitondo cyiza ndetse n'abandi mugoroba mwiza aho muherereye hose bitewe n'ahantu umuntu ari turavuze ngo amahoro y'Imana aruta ayo umuntu yamenya cyangwa se yashakisha muri iyi si niyo tubifurije kandi turababwiye ngo mu kazi kose mukora umunsi kundi mukomeze muhirwe mugire ibyo mukora byunguke ndetse aho abarwaye ndabizi neza ko Uwiteka niwe umuvuzi w'ubuzima bwacu cyangwa se niwe murinzi w'ubuzima bwacu so uyu munsi rero turi kuri Ngaga podcast nk'ibisanzwe turi mu kiganiro tuganira let's talk uyu munsi dufite topic nziza itangaje kandi ishobora kuba hano muri Afrika iri kugenda twinjirira kubera ko bitewe n'ukuntu technology iri kuza bitewe n'ukuntu isi igenda ihindagurika buri munsi iyo topic rero reka ndeye kwibabwira ndi kumwe na mugenzi wanjye dukorana umunsi ku wundi nawe nayivugeho amaze kwivuga muraho neza nitwa Mwarimu Byondo nkuko Michel yari amaze kubivuga reka tutabatindiye twinjire mu kiganiro uyu munsi tugiye kuvuga kuri topic ivuga ngo ni terme y'icyongereza ivuga ngo surrogacy ariko mu buryo busobanutse cyangwa mu buryo twumvikanamo twese ni ugutwitira famiye ugahabwa amafaranga ni ukuvuga ngo uri umukobwa cyangwa uri umugore hari famiye ikeneye ko wayitwitira yo ikaguha amafaranga icyo kintu hano mu Rwanda byarabaye by the way turimo turavuga amakuru yabaye niba utarayabonye ugiye kuyumvira hano iwacu ariko ni ibintu bisanzwe biba imahanga bivuze ko iyo surrogacy ni twebwe itugezeho ubu ngubu itugezeho ubu ngubu amakuru tuyumvisha ubu ngubu ariko ni ibintu bisanzwe biba mu buryo bwemewe n'amategeko mu bitaro byaho mu buvuzi buteye imbere kugira ngo hagende hakemuka uburyo umwe n'ubundi ubwo mbese ikintu dushaka kumenya tubwiye abantu abitandukanye naho bari hari umuntu ushobora kuba agiye kumvira iryo jambo surrogacy bwa mbere kabisa akavuga ati se ibi bintu nahise igeze agatangira akavuga ati dore imperuka irabaye undi akavuga ati ibyo bintu mbizi muri 2020 ni ibintu bisanzwe bro akavuga ati ngewe ibyo bintu nta bintu birenze ahubwo se ngiye n'umugore wanjye twarateje turavuga ati reka duhereze famille runaka ibidukorere so ibyo bintu mu by'ukuri wenda nk'ubushakashatsi bushobora kuba buri gukorwa cyangwa nk'amakuru make waba ufite ni ibintu byemewe ku rwego mpuzamahanga bimeze bite muri Afrika naho biremewe hari ahantu baba babikora muri Afrika ndakeka ntago byemewe kubera ko buriya Afrika niba baravuze ngo Afrika ngo ni berceau ya humanité muri Afrika turacyagendera ku mico cyane kurusha guhuza na technology mbese umuco wacu ugenda wadvancinga cyangwa se ugenda kurashaka ahubwo kwiga technology iriho turashaka kuhuza na technology nk'ibihugu bimwe nyine uzusanga technology iteye imbere kandi n'abantu baho basa nkaho bayegereye cyane nk'ejo bundi hari umukobwa w'umunyakenya nari ndimo mbona witwa ngo niba ari Diambo ni amazina yawe nawe urayumva we yaje kuri social media yaje ebana yifata video hafi video y'iminota nk'itatu hari umukobwa mutoya nyine yari ari nko mu kigero cy'imyaka yari ari mu kigero cy'imyaka 25 iwe aravuga ati mu rwego rwo kugira ngo nshaka akazi mu rwego rwo kugira ngo mbona amafaranga
njyewe ndi hano umuntu wese uzabona ino video ari interested yuko akeneye umwana ariko umwana utatwiswe na couple utatwiswe n'umugore n'umugabo azaze njyewe dusinyane contrat tuje mu bavoka ibintu byose tubyemeze avuga n'igiciro kiwe yakaga ngahe yakaga I think yararimo yaka nka miliyoni y'amashiringi ubwo ni tubishize nko mu madolari tubishize mu manyarwanda ni nk'ibihumbi 100 ni nka miliyoni hafi ijana z'amanyarwanda ngaye twese ko twarwaniramo Okay, by the way, reka mbere yuko twinjira mu kiganiro nyirizina dusesengura reka tubaye dusobanurira abantu Salogasi ni ikintu gikorwa gute cyaje gute ubumenyi buhari na tekinoloji ihari ubu ngubu bimeze gute hari umuntu ushobora kuba wamugana nubwo twabivuze abyumvishe bwa mbere so Salogasi rero ni uburyo buriho bujyanye na tekinoloji y'uburyo famiye runaka yaba umugabo n'umugore bahuza inanga zabo yego bakazifata bakazishyira umudokiteri runaka ubikora cyangwa se ibitaro runaka byemewe bakaza bakabitera mu wundi muntu yes uwo muntu noneho akabatwitira amezi 9 akabahereza umwana uwo mwana akaba avuka kwa bande akabavuka kuri babyeyi abahe barya ba nyiri batanze amafaranga babanje gutanga inanga mabaga bavuga ngo ni inanga bigahura bikakora umwana bivuze ngo umwana abavuka ku bantu ku mugabo n'umugore ariko umugore atamutwise ariko mayi Michel umenye ko hari abantu bafite amafaranga waruzi yuko n'intanga ngabo zigurishwa kuko hari ahantu hari depo y'amaspams hari n'abantu bitwa aba spam donors baranazigurisha by the way nigeze kumva ni ikiganiro cy'umunyakenya wagiye muri Amerika uwo munyakenya ebana yigeze gukora YouTube channel cyagiye cya covid ararebwa yari trend wa mbere iwe yararimo avuga ibintu yashyize muri Amerika aratangara ibintu buryo bikorwa noneho akabivuga mu mvugo nyine isanzwe yo muri quartier ku buryo buri muntu wese yamwiyumvagamo niho yigeze kuvuga avuga liste ya haso yakoze cyangwa utuzi yagiye akora abanyakenya ntibanagira n'isoni yageze ku kazi ko yari arimo avuga atanga ubuhamya aravuga ati njyewe nakoze n'akazi ko gutanga intanga abajene Kigali cyo muri Afrika ayo kazi ko bakavuga kuzitanga gusa azikabyara amafaranga yes kandi iyo wazitanze bro hari ibintu biriho kuri iyi si bavuga ukumva ari nk'inzu none se ubushomeri uko bwisha abantu ubwo njye no kutamenya nta makuru mufite ako kazi karahari kandi gakorwa neza cyane so ikintu gitangaje cyari gihari ni ukuntu tugarutse neza mu kiganiro kuri Salogasi ntago bivuze ngo ni umugore cyangwa umugabo ngo ni couple hari igihe umuntu umukobwa ashaka kubyara kandi mu kubyara ashaka kubyara akavuga ngo ngiye nzabyarana n'umuhungu ushaka akagenda kuri rya duka ricuruza intanga kuko iyo uzitanze baragufotora bagashyira hariya akirongoranya tuzita kwirongoranya akavuga ati nkeneye umuhungu muremure w'ibigango nkeneye umuhungu w'igikara usa n'umusudani akirongoranya akavuga ati ni mu mpizi ngizi bakazimuha ariko babanza kumwereka uwo muhungu cyangwa ni uzana umuhungu oya ntabwo ari umuzana iwe ajya kuzigura ni ubucuruzi aragenda muri shop akavuga ati none se bafashe ifoto y'umuntu bakamushyira hariya bagashyiraho intanga ziwe yes urumva kwa ntabwo ari ukazi ndakamenya yes icyo ngicyo nari nkivugiye kugira ngo nkwereke ko ntago Salogasi iri must kuvuga ngo ni umugore n'umugabo yego ni umugore n'umugabo akenshi igitekerezo ahantu cyavuye akenshi umukobwa ari wenyine ntiyatekereza kubyara ari wenyine n'umugabo ari wenyine ntibishoboka akenshi uzusanga couple abantu bubatse bashaka kubyara hakaba igihe bibananira hari abantu baba bafite ibibazo by'umubiri so hari abantu barwaye imitima hari abantu
bafite ibibazo bitabemerera nyine gutwita kubyara yes. Umugabo n'umugore barahuye bagasanga bafite ikibazo runaka, hari ikibazo kitabemerera gutwita. Abo bantu niho icyo gitekerezo cyavuye cyo kuvuga ngo bazaza bashaka abandi babatwitire. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, noneho hakaba abandi ubwo wenda mu kirimi cy'inyafurika bashobora kuvuga ati ni ubugumba se bihereye ntabwo ari ubugumba. ubundi tuzi ko abantu batabyara abantu benshi, okay, ntabwo ariko twese tubizi, ariko akenshi tuzi ko umuntu iyo umugabo n'umugore babana mu nzu bakaba wenda bashaje batabonye umwana, bashobora kubyita ubugumba. Ubwo ni ubugumba, birashoboka. Noneho hari n'uburyo umuntu ashobora kuba arwaye atari ingumba, abana n'umugabo cyangwa abana n'umugore ariko ntibabashe kubyara kubera impamvu z'uburwayi. None ubwo twamenya gute ko ubugumba n'uburwayi twabutandukanya gute? Twebwe icyerekana ko umuntu ari ingumba cyangwa se ari uko aproducinga umwana. icyo aho ngaho aho twabitandukanyiriza, ba bantu baba bafite ubushobozi bwo kubyara kandi baba babyiyiziho, ariko kubera ko asanga mu bibazo runaka, tuvuge urugero ruri simple, nk'umuntu urwaye diyabete, gutwita aba ari risky bro, kubera ko amara ugira pressure iki nawe urabizi. By the way, n'ikintu nari nkubwiye, hari n'igihe abantu bashobora gutinda kubona urubyaro ariko ibo bazi ko ari bazima, barajya kwa muganga bagakoresha ibizamini byose bishoboka bakabona ko ari bazima, rero bakaba batinda kubyara bakazabyara igihe runaka. Abo nabo bashobora kubana kuvuga ati twe turatinze, reka tube dukoze iyi shortcut, biriho cyane rwose. Ariko nubwo turimo kuvuga ngo ni shortcut, tukubwire ko uyu ni umukino w'abantu b'abakire. Birahenze. Nari ndimo nsoma ubushakashatsi bwayikozweho, bikavugwa ko abashaka ko bababyarira batanga hagati y'ibihumbi 40 na $210 by'idolari. Niyo range. Urumva naho hagati. Abo kazi abantu benshi barakayoboka. Twomeza tubwire ko ubushakashatsi ubushakashatsi bukavuga ko nyuma y'icyo giciro usanga nyine n'akazi gakora abifite cyangwa n'ibyifuzo by'abifite. Nubwo twari tugiye kuguma kubitondagura ngo bigenda gutya, mbabare gukoresha akantu, bashiki bacu nibuze usanga bavuga ngo I need to be independent. Nta mugabo n'umwe wari wavuga ngo ushaka kuba independent. Oya ntibishoboka, nta mugabo. Rero kuri abo ngabo bashaka kuvuga ngo bashaka kuba independent, mu kubona amafaranga no kugira ibyifuzo byinshi, bashobora kumva ko kubyarana n'umugabo azi bishobora kumukuraho kuba independent nk'uko abyifuza, bigatuma ayoboka kujya kugura kugira ngo azagire umwana wiwe wenyine. Ariko no mu buryo busanzwe, mu buryo bwa muntu, uwo mwana niyo yakuze azabaza ati who is my father, ninde data. Ariko ibyo ngibyo byo nuko bimeze. Izo ni topic tuzakomeza kugarukaho n'ubushakashatsi cyangwa nabo byabayeho. Ariko ibaze none nko mu gihe kizaza umwana akazajya avuga, akabaza se akamubwira ati, akabaza mama we akamubwira ati se data ninde, mama akamubwira ati iso naramuguze. No ibaze wenda nk'history y'umutsi baye tubishire muri societe yacu. Okay. Noneho abantu batwitiye, okay, dutanze akazi ko gutwita, maze ugatanga tugahaye umuntu runaka, arabikoze biciyemo. None wa mwana arakuze, amare gukura, abaye nka perezida w'igihugu. Uwo mwana azabaza mama cyangwa se azabaza ababyeyi biwe cyangwa se umubyeyi wiwe. Kuko umubyeyi we yamubyaye wenda ari umusingo mother, cyangwa se aravuga ati ngewe ndashaka kumubyara nta mugabo, ngewe icyo nshaka gusa ndashaka kugura inanga za mwarimu. Wazitanga? Ntazo natanga. Kandi ari amafaranga kugize. Amafaranga iyo ni serivisi uri gutanga kandi nziza. Nawe se ukushyira umuntu ku isi ukavuga ati ntacyo bitwaye, azagenda aje kugura abazitanga. Ariko iyi topic turimo kuvugaho ntiwumve ko umwana, urumva icyo yindi kuvuga, umwana uwo mu mama akaba president, noneho hakazaba harabaye nka trick runaka, bakabwira
nyiri nanga kati buri ura president buri nanga zawe nizo twagurishije shaho ukuntu iyo scenario urimo kuvuga ndumva ntabwo isamaje cyane ahubwo iri fani ahubwo aho iremereye cyane ni igihe umwana baza se bakavuga ngo twagiye kugura gusa bisanzwe twagiye mu isoko turagura so naraguze ngende independent naraguze sinashakaga kuba nicariwe n'umugabo cyangwa ntegekwa n'umugabo njye naragendagura ahubwo ibyo ngibyo nibyo byababaza umwana kubera ko yakwisanga muri societe itandukanye nuko abantu dusanzwe tubarirwa mu muryango icyo ni kimwe ikindi kandi reka tugarura abantu iyi topic turimo kuvugaho ntimugire ngo ni ibintu by'amahanga cyangwa ni ibintu byo muri filime na hano mu Rwanda byarahabaye byakozwe hari no movie menshi byakorwa n'ubushakashatsi bwinshi abantu bakunda kureba mu movie kuri Netflix ndaza kubahereza link barebe izo ntuza byagiye bikorwa ubushakashatsi n'abantu bakomeye benshi cyane banini cyane bajya babivugaho bagenda bagaragaza bagakora amadokumentari yabyo bakerekana ibitaro bikora abadokiteri babihuguriyemo mu bigo no kubyiga ibyo bintu ubu ngubu ni ibintu bihenze ntabwo ari ibintu byo gupfa kuvuga ati ngo ni ibintu bitoya cyane so rero ntihagire umuntu ubitekereza ko ari ibintu dushobora kubyita wenda abanyafurika kubera umuco wacu ati ni inzaduka zitugezeho imperuka ubwo umuntu atangiye kujya abaho muri ubu buzima n'ubu umuntu akagira gutya n'ejo bundi hazaza n'ibindi so rero mu magambo make iyi topic ikintu ishaka kubereka ishaka kubakangurira babwire ngo ibyo bintu birahari n'ejo bundi ahubwo nabonye hano mu Rwanda nabonye babikozemo inkuru umugabo bita Nsengiyumva Izite Emmanuel Dr. Nsengiyumva Emmanuel turabikesha igihe cyabikozeho inkuru avuga uburyo yari afite yakoranye n'undi mugabo bita Frederic uwo mugabo yari afite center yiwe n'umushinga yakoze aragenda aravuga ati ngewe aha hantu imishinga iragwira imishinga ubundi cyane umushinga yaragiye ngo afata center ahantu cyangwa se afata inzu yewe runaka aravuga ati aha hantu agenda avugana na docteur aravuga ati wewe tuzadukorana ukuntu abantu uzajya ubasanga hano bahereze serivisi zabyo umuntu icyo tumugarantiza niki ariko mu by'ukuri bivuze ko no mu Rwanda byarakozwe abo bakobwa bari abanyarwanda ariko akazi abantu bari baharenze bari bangahe abakobwa bagera muri 7 abakobwa 7 b'abanyarwanda abantu bari batwitiye numva bari hari atwitiyemo bari batwitiye umunyakenya batwitira umugande n'umunyamerika n'umuntu from America ariko nyine ikintu yari iko akazi bari bagaranje ukabona ahubwo nyuma uburyo akazi kakozwemo niho bitaje gukunda kuko contrat ivuga ko contrat yabo usomye bavuga ko bari kubahereza $5,000,000 noneho ubwa mbere bakabaha $1,000,000 muri iyo $1,000,000 ngo harimo sensa za komisiyo ngo n'ibihumbi 100 batanga byo kubitaho bari kubitaho muri aya mezi angahe mu gihe nyine batwite none umva ikintu cyaje kuba haje kubaho ubwumvikane buke bw'umuganga n'abo bagore umuganga ubakurikirana urumva ibone baje gufata umwanya bajya kurega bagiye kurega batanga ikirego aravuga ati docteur nuko ubwo statement nyine sinzi uko baytanze ariko bamenyesheje inzego zibishinzwe baraza barakurikirana basanga koko bivuze ngo iyo docteur ataza kubafata nabi agakora ibyo bavuganye nimba iyo yari deal done bivuze ko birakorwa uvuga ngo okay nimba yarabikoze mu buryo bweme docteur sinzi mu Rwanda ntago nakurikiranye amakuru neza wenda nimba ari mu buryo buri official byemewe ariko iwe asanzwe abikora bivuze ngo kujya kumufata bivuze ngo hari abandi benshi abikora birakunda of course cyangwa abandi biranga mu byo nari ndimo nsoma mu Rwanda iryo tegeko ntari hari icyo kintu ntago kirabaho cyo kuvuga ngo itegeko ryakwemerera umuntu gutwita umwana utarowe kandi ibi bintu nubwo turimo kubivuga gutyo birababaje biri kure n'umucyo cyangwa n'uburyo twe twizera kubera ko akenshi iyo umubyeyi atwite aba afite connection na wa mwana izo feelings
turabizi ayo marangamutima y'umwana n'umubyeyi ariko bavuga ko niyo umubyeyi atwite ngo hari uburyo umwana ngo amuganiriza mu buryo utaha. Yes. Nta rungu baba banafite. Ariko icyo nari mvugiye mu buryo nyine societe nyarwanda ntago icyo kintu yari yacumva kubera ko turacyafite umuco tugenderaho. So ibiza n'umuco kubihuza, umuco uracyafite side uhagazeho. Ariko n'ikindi kintu kibabaje muri iyo deal nuko iyo umwana avutse ntago ajya amenya nyina wamutwise. Kontra zikorwa bavuga ko wowe umunsi wa delivery umwana iyo amaze kuvuka ako kanya bahita bamucisha aho utazi. Wowe bahita bagusinyira sheke yawe, barangiza gusinyira sheke yawe, umwana akaba aragiye. Umwana akagenda ku buryo bimeze nka babana ba adoptwa cyane n'iza Amerika babikora, aho ba adopt umwana umubyeyi akavuga ati jewe rwose uyu mwana ntakamenye ko ari njye wamubyaye. Bibaho, twagiye tubireba mu mafilme menshi, amadocumentary. Hari ababyeyi rwose abyara akavuga ati jewe umwana sinshaka kumurera, kandi ikindi muri option zo kumuadoptinga akavuga ati njyewe rwose sinkeneye no kuzamenya trace yiwe. Ariko hari ababyeyi benshi bagenda bicuza kubera ko akenshi ibyo bintu bikozwe hari akantu gasigara ku mutima, bigatuma asubira no muri ya madokima kugira ngo azashaka aho umwana wiwe yagiye. Kuko buriya hari ibintu technology zana biri kinyume n'umuryango cyangwa bitandukanye n'umuryango, uburyo nyine uraningo cyangwa uburyo ukora bituma n'uwo mubyeyi apfana agahinda. Ariko isi ya none turi mu buryo technology irimo kugenda, uburyo ibintu birimo kwihuta, nkubwiye ko ari amafaranga abantu barimo kuyumva, ahubwo nta buhamya dufite buhagije abari i Burayi cyangwa za Amerika. Hari abantu batubwira abantu hari abantu bafite mu bavuga ururimi tuvuga, so ati abanyarwanda, abanyamurenge, igiswahili, abantu bose bo mu karere abarundi, hari abantu bashobora kuba barahuye n'ayo makesi. Barahari. Si case twe turimo turayifata nka case, ariko ubonye umuntu utwite aho bitangarije, umuntu wabona umuntu twise warangiza ukamubwira ati yo we wakoze sarogase, ntikicyo bikubwira nta na kimwe. Rero ushobora kumubona muri quartier, kandi iki gihe gutwita adafite umugabo ntabwo wajya kumubaza ngo ese ngo nindaguteye inda, urinde kujya kubaza, kumubaza. Ibyo bintu birahari cyane. Nuvuga ngo nagiye nsoma n'amakuru yo muri Ukraine, ibibazo by'intambara. Buri intambara nimbi, intambara yasenya yica ibintu byinshi. Hari umumama witwa Karina, umukobwa ngo w'imyaka 22, yari married, afite umugabo. Noneho iwabo mu majyepfo haba intambara, ibintu byinshi birangirika. Noneho yimukira mu murwa mukuru wa Ukraine, Kiev. Noneho ngo agerayo ashaka ubuzima, arahiga, arastrugglinga, biranga. Ariko kandi ngo bagenda afite umwana mutoya. Noneho ngo ashaka akazi niwe n'umugabo, biranga neza. Bigera kuri level yo kuvuga ati tuzabaho gute. Noneho ngo arafite amafaranga, aguze nk'umugati. Agenda mu iduka agiye kugura umugati. Agereyo ashaka kugura, noneho ibyahi mu Kinyarwanda, icyo Kinyarwanda cyumva ibyahi se ni ibyahi by'umwana nko kuba nka pampa, ibintu umwana ashobora ku noneho ngo abura amafaranga nyiri barakennye, babura n'amafaranga yo kuba yakwita ku mwana, guhera uwo munsi ngo ahita afata gahunda, ahurira n'abantu muri iryo duka, muri supermarket, ahurira n'abantu baramubwira ati se wowe kuri umukene ko bimeze kunuku waje twaguha amafaranga ukatubyarira. Cyane. Ibyo byose ni ibibazo by'intambara. Urumva ariko abikora yabivuganye n'umugabo wiwe. Nukuvuga ngo yaratashe aragana n'umugabo aravuga ati hari opportunity yagaragaye kandi ndabona ubukene bugiye kutumara, tugiye kubaho nabi, reka ibi bintu bikore. Ibwo n'umugabo barayifata baba biteraho kashe. Ati genda twite. Uwo mugore nandi gusoma inkuru avuga ngo uwo mugore intego yari afite no kugira ngo we n'umugabo wa famille yongere ibeho neza, kuko abo hari harasenyutse. Intambara rero byangirije, ibibazo byarabaye. So rero mu by'ukuri uko byagenda kose intambara iri kuba n'ibi bintu
zimwe mu ngaruka z'intambara zituma abantu baba impunzi, aba immigrant, sibyo? Yego. Bizituma abantu baba mu buzima batagombye kuba bariho. Nimba uwo mumama aho bari n'umugabo we bavuga ko ari abantu bari bateye imbere bafite ubuzima bwiza, akagera igihe cyo kubura n'amafaranga yagura pampa. Tugeze kuri pampa ariko yabuze n'amafaranga yagurira umwana amata. Urakoze cyane. Naho ngaho tugeze. Kuko biragoye niyo mpamvu ubona abo bashinwa baje kumwemera amafaranga baramuhaye. Ntago of course bamwofarinze amafaranga menshi nyine ashobora kumukemura ibyo bibazo. Ubwo ntago naje gukurikirana endi y'ibiki nuko byagenze, gusa bamupropoje amafaranga runaka arayemera. Bagenda bibwira umugabo bati kubera ubukene reka dukora ibi bintu. Bivuze rero ngo ejo n'ejo bundi ubukene bushobora kuza ku bantu runaka, ubuzima ugahiga bikanga, ukabona iyo nzira yonyine ari isigaye, habigenza ute? Akariho karavugwa. Numva bavuga ngo igitsina gore nta kintu kitakora ngo gikire cyangwa gitunga amafaranga. Akariho karavugwa. N'izi ngizi ni topic tuba twabonye ko zishobora kuvugwaho na benshi cyangwa ziri interested. Topic ziri interested ku buryo natwe nk'ikiganiro podcast nicyo tuba twicariye ahangaha kugira ngo tumenye ibiri hirya no hino, kandi ibintu biri direct bikora kuri societe. Ntago tuvuga ibintu byamanutse cyangwa byagenze gute, tuvuga ibintu bitacinga society turimo. Isi ya none uko irimo gutera imbere, mu bijyanye no gutera imbere niyo topic igomba kuzamo, cyangwa nibyo bigomba kubaho, kubera ko akenshi kandi pe ibi bintu bizafata abantu benshi kuko birimo amafaranga menshi. Hari abantu rero niba nabyita batagira imitima. Ese waduha story kuri uwo munyakenya wigeze kutubwira tugitangira ikiganiro? Uwo munyakenya yararimo bishyira publicly. Ni ukuvuga ngo niba yararimo bishyira publicly bivuze ngo muri Kenya ho birakorwa. Kenya nta kintu kidakorwa. Muri Kenya akenshi nibi ngibi ni kwa kunda abantu bavuga ati mfite akazi kampemba amafaranga menshi, nta mwanya nabona wo kwicara wo gutwita wo gutakaza energy nifitemo, kuko iyo umugore yatwise cyangwa iyo umugore ari mu bihe byo gutwita, hari ukuntu umubiri we uhinduka, hari ukuntu nyine hari abatabikunda bakakumva ko bagomba kugumana iyo shape. Kandi rero ibintu byose ntago ugumana shape ngo ugumane n'amafaranga. Hano hanze amafaranga barayafite. Agahitamo kuvuga ati jewe ndatanga n'ibyo bihumbi yewe 50 by'idolari, hasigaye wowe umbyarire umwana, numara kumpa umwana ngiye ngumane ya shape yanjye, umwana ari uwanjye. So urumva rero amafaranga confidence atera. Kandi birahari abanyakenya nibo babikora. Abanyakenya si abantu man. Abanyakenya bamaze kujya muri ntambara ya Ukraine na Russia. Bagiye gushaka ubuzima. Bagiye kurwana. Barwanira iki? Yes, barwanira amafaranga. Barwanira amafaranga. Yes, barwanira amafaranga. Russia yarabarekrise mu minsi ishize, babarwaga ko hamaze kugenda abasore barenga 1000 mu ntambara zabo zijya hari. Mu ntambara. Oya reka twe dusoreze mu karere dusoza. Reka tureke hariya. Mu karere hano iwacu hari intambara. Yego. Iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo cyane imisozi mikuru yo muri Kongo hano bakunda kwita imisozi miremire. N'uyu munsi twagiye tugenda tubona umunsi kundi tugakurikirana amakuru ku yandi. Ese mu by'ukuri irantambara iri kubera hariya, umuntu ashobora kwibaza ibintu bibiri nk'umuntu utazi amakuru ku kintu na gito. Kuki intambara ijya kubera mu cyaro nta radio ihari, nta televiziyo ihari ngo wenda ngo barafata ibi n'ibi kuki bihuta bagira hejuru bashaka iki mu bantu b'abaturage badafite ABCD. Amakuru twumva ko inka bazi sahuye, izindi bazitemaguye, abantu babirukanye mu mirima. Nk'umuntu utazi amakuru n'amake kuri ya ntambara, urubyiruko muri mu rugero rumwe cyangwa se munsi yacu, mu by'ukuri nk'iminota 2 cyangwa 3 tubwire bimeze bite. Tutagiye wenda muri detail ngo yatangiye gutya nuko kuki nyine ari hari ahantu bagiye kurwanira, bagiye mu byaro barwanye bashaka handi hantu. Yego. Okay, Michel urakoze. Turimo turanasoza n'ikiganiro n'impamvu uzanya ako kantu nuko ari topic y'ubutaha ku muntu wese wadukurikiranye akagera hano. Iyo ni topic tuzakurikizaho y'ubutaha, ariko n'ikiganiro cy'uyu munsi cya linkingaga uburyo intambara ziba
ugasanga abantu bakoze ibyo bimwe twebwe tutatekerezaga ko byakorwa. Rero kuri icyo kibazo warumbajije ngiye kugisubiza mu munota umwe, ariko ubutaha tuzagikoraho ikiganiro kugira ngo tubwire, hari abantu benshi bayobye muri iyi minsi, kugira ngo tubagarure bumve nyine reality irimo kubera y'ibibera nyine iwacu iri Murenge. Impamvu warubajije ati se ni iki gituma bagenda bagakorera intambara iriya ruguru ahantu mu giturage hatari na network, n'ubu nta network iriyo. Impamvu ni imwe, iri iwacu ni mu misozi, ni hejuru mu misozi, ni hejuru. So ku bantu bazi ibya gisirikare niki bahafata nka point strategique, na ahantu h'ingenzi ku bijyanye n'igisirikare. Rero leta ya Kongo na leta y'u Burundi n'abandi bafatikanye bose n'aba FDLR n'abandi, abenshi bavuga ko n'izitwa ngo ni za P5, bavuga ko bashaka Minembwe ngo bazahakora ikigo cya gisirikare ngo kizaze gutera u Rwanda. Urabyumva? Niko bavuga. Ariko ibyo iyo niyo migambi yabo. Bese impamvu yo kurwana bagende badukubure hariya tuveho completely. Bahategurire bazaze gutera u Rwanda ariho baturutse. Iyo niyo main purpose. Iyo niyo ntabwo byakunda. Yes, nibya u Rwanda ntirutera. U Rwanda ntirutera. Reka tubaseke tubabwire ngo turabasetse, ariko iyi ni bigger topic. Ndaguhamiriza neza ko ubutaha ikiganiro tuzakurikizaho, reka tukibwire mwebwe mudukurikiye, inshuti zacu, abantu badukunda, abakunzi b'iki kiganiro, iyo topic tuzayibakorera. Kandi by the way, iri no mu bintu bikomeye tuzagenda tugarukaho nka advocacy hano kuri tuganire. Tuzajya tubikora twisunze abariyo amakuru baduhaye, kugira ngo natwe dukomeze tubwire urubyiruko ko ibyo bintu birahari. Mureke guhugira mu byo muhugiyemo, mumenye ko ibyo bintu bihari, mumenye ko urungano rwanyu ruri mu bibazo n'ibindi n'ibindi. Ndumva uyu munsi twashyiraho akadomo ahangaha, dusoreza ahangaha rwose. Mu by'ukuri mwakoze cyane abari kuri kamera, abavandimwe bari hariya bagize ko uruhare runini kugira ikiganiro kigende neza. Bariya ni abantu bakomeye, abantu b'abagabo cyane. Nakagaruka umunsi ku wundi twihanganisha bari mu ntambara, bari mu bibazo, ndetse duhereza na felicitation. Hari n'abantu bashobora kuba babyaye uyu munsi, bagize ibindi birori, ariko byose kubera ko muri iyi si tugenda duhura n'ibi ni byiza. Abari mu bibazo mwihangane, nawe udafite icyizere cy'ubuzima bw'ejo hazaza, humura kabisa, humura, ibintu bizakunda. Umuntu wese wisanze hano amenye ko ibintu bye birimo kujya ku murongo. Ibintu byose tuba twabisengeye. Nagaruka, murakoze kuri Ngaga Podcast, tuganire episode 2. Nakagaruka episode 2. Thank you. Murakoze. All right.